Reka twongere tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana. Inshuti bakunzi, twakomeje kugenda tubana mu minsi itandukanye nkuko mumaze kubimenyera. Mba ndi kumwe na mwene data dusangiye kwizera, Ishimwe Jean Pierre, kandi Ishimwe ndahamya yuko nanjye tumaze kumenyerana. Ese Ishimwe umeze neza? Ndashima Imana Ibra. Yego. Ni byiza yuko twongera guhura, ariko hagati aho ngaho jewe nkuko mumaze kumenyera nitwa Uwizeyimana Abrahamu. Tukaba tugiye kuganira uyu munsi ku ijambo ry'Imana, nyuma yuko tubona iyi si igenda ihindagurika, yuzuye ibibazo byinshi, urugomo, ubusinzi, ubusambanyi n'ibindi byonona ingeso za mwuka. Twifuje kuba twakora kino kiganiro. Ngira ngo Ibra, ku bantu basanzwe badukurikira, ikiganiro ni umurunga w'ubumenyi. Umurunga w'ubumenyi rero n'ubundi ugira ku bintu byinshi. Yego. Ntabwo twabura kubwira abadukurikira by'umwihariko muri iki kiganiro yuko inshingano yacu n'ubundi no kubwira abantu, kwamamaza inkuru nziza. Ntabwo rero muri iki kiganiro twajya kure Ibra. Yego. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe inzira y'ukuri. Inzira y'ukuri. Yego. Ariko ibyo byose ntabwo twabigeraho tudafite umwuka wera, tudafite Imana. Niyo igenda ituyobora mu buzima bwa buri munsi. Ni nayo mpamvu isengesho rifite imbaraga, rifite uruhare muri iki kiganiro. Reka dutangire. Watangira udushyira imbere y'Imana tugakomeza ikiganiro. Imana. Yego. Data wa twese uri mu ijuru, habwa icyubahiro kandi ushimirwe imirimo yawe. Amen. Turagushima yuko tugejeje muri uyu mwanya duhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Nukuri wemeye yuko tubumbura akanwa kacu. Turagusabye ngo ibyo tuvuga bye kuba ibigira ryacu kandi byo kwihimbaza, ahubwo ukore ku rurimi rwacu maze tubashe kuvuga ibyawe. Amen. Nukuri si twe duhindura, ahubwo dukoreshe turarike maze mwuka wera hindura imitima y'abagiye kumva iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Ibra, rero muri iki gihe abantu baribaza ngo ese inzira y'ukuri ni iyihe? Ushobora kwibaza, amadini ni menshi. Yego. Amadini ni menshi, yewe no wayahera mu gitondo yarondora. Yego. Bishobora kwinda bigira nimugoroba utari wayahetura. Yego. Kandi akenshi ugasanga abantu turahurira ku gitabo kimwe, Bibiliya. Yego. Umuntu rero akibaza, ese ko amadini ari menshi kandi bose bakaba bakoresha igitabo kimwe aricyo Bibiliya, ukuri ni ukuhe? Ese iki gitabo ubwacyo ntabwo gisobanura ukuri uko ariko? Yego. Niyo mpamvu rero bakunzi bacu by'umwihariko mudukurikira mu kiganiro umurunga w'ubumenyi, ubumenyi nabwo bujyanye na Bibiliya n'ukuri kw'iki gihe abantu bajya baryamira ahari bakakuryamira bakurikije inyungu zabo, nyamara Bibiliya ubwayo isobanura ukuri uko ariko. Twifuje kugira ngo ibyo nabyo tubishyire ahagaragara. Ibra, by'umwihariko mu kiganiro umurunga ubumenyi. Ngira ngo Ishimwe, yego, iki kiganiro kije gikenewe. Yego. Kije gikenewe cyane. Kugeza ubu ngubu abatuye isi muri rusange, yego, dufite inyota yo kumva no kuvuga no gukora ibijyanye n'irari ryacu cyane. Ntabwo dushaka gufata ijambo ry'Imana ngo rigire uruhare muri twebwe, rifate umwanya wa mbere muri twebwe. Yego. Ariko turamutse duciye bugufi, tugakenera uko kuri, twamara kugusobanukirwa tukagukurikira kugira ngo tugushyikire, ibintu byose byahinduka umugisha kuri twe. Nukuri. Yego. Reka rero dutangire n'ubundi twumva icyo Bibiliya ibivugaho, kuko n'ubundi ntabwo twibanda ku magambo yacu bwite, ahubwo turumva icyo Bibiliya itubwira ku kuri. Ese inzira y'ukuri ubundi ni iyihe? Ese ba nyiramadini tubona, yego, icyo babwira abayoboke kijyanye n'uko kuri ni iki? Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira binyuze muri Yohana igice cya 14. Ibra, Yohana igice cya 14
ni byiza kubisoma isoko yabyo tuyikura muri Bibiliya kuko ntabwo ari ibyacu tuvuga ibi ntabwo ari ibyacu tuvuga nk'uko Yesu nawe yavuze ngo arimo arababwira ibya data natwe turimo turavuga ibyo Yesu yavuze kuko nicyo cyitegererezo cyiza dufite birakwiye rwose cyane. Yohana igice cya 14 turahera ku murongo wa 6. Murongo wa 6 ngo Yesu aramubwira ati nijye nzira nijye nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntamujyanye. Ariko urumva icyo kintu buriya dufite Imana idukunda cyane iyo bijya kuba hari undi muntu dukeneye umwenjeniyeri runaka wakoze indege wakoze ibyogajuru hari abakire bafite amafaranga menshi bari bwakoresha ibyo bikoresho bakabasha kujya mu ijuru ariko dufite amahirwe y'umusare ugomba kutwambutsa akatunyuza muri iki kirere ni umusare umwe kandi ni umusare utarobanura ku butoni ni umusare utareba ku bushobozi runaka uringaniza abakire n'abakene uwo nguwo urimo kutubwira yuko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo ni nawe Yesu Kristo urumva ni nawe kwizera kwacu kose dukwiye gushingiraho ati nta ujya kwa data ntamujyanye nyamara abantu benshi ugasanga baramwirengagiza ese niba ari we ujyana abantu kwa se mu gihe ushaka kujyayo kandi ukamwirengagiza sinakereza ko wagerayo. Buriya iyo uvuga yuko ushaka kujyayo kandi ukamwirengagiza navuga ngo uri indyarya cyane ibyo uvuga bikuri ku rurimi niba abandi bafata umucyo bakawusimbuza umwijima ni ukuvuga ngo nimba ushaka kujyayo ubundi pasiporo ni iyihe ni ukwicisha bugufi emera guca bugufi umere kuyoborwa n'ijambo ry'Imana uriya musare azakujyana ubwo bivuze ko ikosa rya mbere ari ugushaka kujya kwa data ari ugushaka kujya ku Mana wirengagije Kristo kandi ari we nzira. Irindi kosa rya kabiri rishobora kuboneka rero ni irihe ku murongo wa 15 uratubwira ngo titira amagambira avuga ngo Yesu abasezeranya kubohereza umwuka wera. Ku murongo wa 15 haravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Ni mu nkunda Ibra ariko se hagati aho ngaho umwuka wera ni iki kandi akora ati ese umwuka wera agaragara ate mu muntu umufite umuntu wamaze kwakira umwuka wera agaragara ate njya numva sinzi bamwe muri bagenzi bacu bagiye badukikije abo dusangiye inyama n'amaraso ntazi neza nimba dusangiye umwuka urumva bakunda kugaragarwaho ngo n'imirimo y'umwuka wera ngiyo abagezemo bahindura inyifato bahindura inyifato. Gusa yenda ku kijyanye na mwuka wera yenda dushobora kuzakigarukaho kuko yenda muri iki kiganiro ntabwo turi bujye kuri cyane ngo tujye kureba n'imikorere ya mwuka wera ariko Bibiliya igaragaza neza imbuto za mwuka wera. Abadukurikiye ntabwo turi buhasome ariko basome mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 imirimo ya mwuka irigira ite iragaragara ntabwo umuntu azagira mwuka wera ngo tumubwirwe nuko yaciye ibiti n'amabuye y'Ibra ahubwo imirimo ya mwuka igize gute imirimo y'umwuka iragaragara. Ariko icyo tureba aha ngaha turareba ngo umuntu ukunda Kristo ni muntu ki akora iki. Umuntu ukunda Kristo nk'uko ijambo ribitubwira yitondera amategeko y'Imana. Ni mu nkunda muzitondera iki muzitondera amategeko yanjye ati nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Amina. Ati niwe mwuka w'ukuri ati ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Ngira ngo ntabwo dufite igihe cyane cyo kwiruka cyo gutanga cyane ubusobanuro no kwimbika kuri buri jambo ariko ku murongo wa 21 baratubwira ngo ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda. Ariko hari inyungu nyinshi tubonera mu kumvira amategeko urumva ariko reka wenda nite gatoya no ku mategeko y'iyisi
buriya umuntu wumvira amategeko aba ari umutoni kuri sebushi. Nukuri. Ngo umuntu arebwa ijisho ryoroshye. Yego. None nimba ushobora gutona ku mutware wo mw'isi, yego, ukaba umunyagikundiro bigezaho imbere ye, ukeka ko data wo mu ijuru we iyo wumviye amategeko ye nukuri agutonisha bingana iki cyane. Yego. Ndumva ari mu gutegeka. Urabizi rero hanze hari inyigisho zivuga yuko amategeko atakiri ngombwa Ibra. Cyane cyane ngira ngo intego yacu ni ukubwira abantu ukuri kw'iki ijambo ry'Imana ritubwira. Amategeko ntakiri ngombwa. Amategeko ntakiri ngombwa. Ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera n'andi, ariko amategeko gute atari ngombwa? Yesu avuga ati umuntu nkunda azitondera iki? Amategeko yanjye. Azitondera amategeko yanjye. Kandi nanone ati uri bwaze ko dusomera, ndumva ari muri Matayo igice cya 5:17 avuga ngo sinaje mwitekereza ko naje gukora amategeko cyangwa ibyahano. Iryo naryo turi burigereho. Turi bwaze kurigeraho. Hanyuma rero twihuse cyane ku murongo wa 23 ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, ati na data azamukunda tuzaza aho ari tugumane nawe. Ijambo ryiza cyane rwose. Yego. Ijambo ryiza cyane. Twihute cyane rero twihute tugere mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2. Yego. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2. Dukomeze turebe kuki abantu bibaza ku bijyanye n'ukuri. Birakwiriye cyane muri iki gihe. Ku murongo wa 3 ibyo kwitondera amategeko. Ku murongo wa 3 iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntitondera amategeko ye ni umubeshyi. Ukuri ntikuri muri we. Uko ni kukuri. Nukuri. Ariko yego, kwitondera amategeko ndumva ari mu gutegeka kwa 2 ngo nimwumvira amategeko mbategeko uyu munsi. Yego. Urumva? Hari amasezerano dufite ndazagusumbisha amahanga. Kuki amasezerano yose dufite muri ubu buzima tugenda tuyambura agaciro tukirengagiza iyo taranto, iyo zahabu tubikiwe ku bw'ubugingo bwacu igihe twahisemo. Reka tubwire abantu bateze amatwi iki kiganiro by'umwihariko kiganiro umurunga w'ubumenyi. Aya masomo turuba tubabwira kugira ngo namwe mugende mucukumbure murebe cyane. Cyane imbere ya kamera ntabwo dufata igihe kirekire. Ariko niba tukubwiye isomo nk'iri nawe fata Bibiliya yawe ucukumbure urebe mu by'ukuri iki ijambo ry'Imana rikubwira. Kuko byanze bikunze nubwo muri iki gihe ukuri kugoye ariko ukuri kurahari kandi Bibiliya irakuvuga. Buriya ibyo wakwiruka mu byose nta mahoro uzabiboneramo igihe utagize Imana nyambere cyane. Imana yigira nyambere ube mu byayo nayo izaba mu byawe cyane, izaba umufasha kandi izaba igisubizo cy'ibibazo byose. Twihuta cyane rero turebe muri Yakobo igice cya 2 ku murongo waho wa 10. Yakobo nawe yagize icyo abivugaho. Igice cya 2 ku murongo waho wa 10 haratubwira ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe yose abagize ate yose aba yacumuye. Ariko se iki kintu tucyumva dute? Yose wayitondeye ucumuye kuri rimwe. Ariko se ibyo wakoze byose kuki aho ngaho bigiye gusa nanone nk'ibiteshejwe agaciro? Ngo kuko uwavuze ati ntugasambane niwe wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica ubucumuye amategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Amategeko atera umudendezo. Bivuga ngo ntidukwiye kugira urwitwazo urwo ari rwo rwose ngo dukeze abami babiri. Uvuge ngo 70% nkorera Imana reka kandi gasege ubwo nakoreye Satani Imana ntago izabindyoza. Ngo icyaha cyose ngo niyo cyaba kiremereye nk'ibaba ry'umubu. Uri kubona umubu ubwawo ntufatika. Tekereza ibaba ryawo none. Ngo icyaha cyose niyo cyaba kiremereye nk'ibaba ry'umubu imbere y'amategeko uzakiryozwa cyane. Reka rero dukomeze turebe irindi somo cyane. Twatangiye tuvuga ubu bwinshi bw'amadini, ariko se mu by'ukuri Bibiliya bivuga iki ku bijyanye n'amadini? Ese idini Bibiliya ubwayo ibona nk'idini ry'ukuri ni irihe? Yakobo igice cya mbere
umurongo wa 27. twebwe tugiye kubivuga dushobora kubivuga bihabanye n'ukuri kwabyo, ahubwo ibyanditswe byera reka twumve icyo ribitubwiraho, icyo Bibiliya iri kubivugaho. Idini y'ukuri ni iyihe? Yakobo cya mbere umurongo wa 27, idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri no gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Yego, iyo niyo dini y'ukuri. Idini y'ukuri. Ibi rero abantu tugende tubihuza. Ese umuntu witondera